Mu bwoko butandukanye bw'abahungu ku isi hatitaye ku mugabane waho batuye, hari abahungu kuvugisha abakobwa byorohera cyane, bikaba ari ibintu byoroshye no kubabwira ibyo batekereza byose. Ku rundi ruhande ariko hari abahungu bigora cyane kuvugisha abakobwa, ndetse bikagorana cyane kuba yakubwira ko yagukunze kandi nyamara urukundo rumumereye nabi. Twifashishije urubuga rwa internet manintelligence.com, urubuga rwa WikiHow ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, uyu munsi tugiye kukubwira uburyo wabwira umukobwa ko umukunda bikaba byagorana cyane ko yakwanga kuko wabikoze mu buryo bwiza cyane. Nkuko abahanga mu rukundo babivuga, mu gihe uhuye n'umukobwa bwa mbere uba ufite iminota itarenze 3 yo kumwereka uko ushoboye, naho iyo utangiye kumubwira ibintu bitumvikana ahita abona ko ntacyo ushoboye kandi kutazi ubwenge. Iyo umwemeje mu minota 3 ya mbere y'ikiganiro cyanyu, bishobora gutuma agwa andi mahirwe yo kuzongera kumubona. Kwemeza umukobwa si ukuvuga byinshi cyangwa se kumubwira byinshi, ahubwo no gutuma atakumenya neza uriwe muri ako kanya ngo ahita abona uri muntu ki. Mu gihe muhuye ukabona ntiwizeye neza ibyo uri buze kumubwira, byaba byiza umusuhuje warangiza ukigendera, ukabanza gutekereza neza icyo uzamubwira cyatuma atazagufata nabi cyangwa se ngo gutekereza uko utari. Urubuga Man Intelligence rugaragaza inama zimwe na zimwe z'uburyo umusore akwiriye kujya aganira n'umukobwa kuzageza igihe azamubwirira ko amukunda, maze umukobwa akabyumva neza ndetse amahirwe menshi akaba yanamubwira ko nawe yamukunze. Ubu buryo bukaba ari uburyo bwo kwigarurira umutima w'umukobwa, bityo akaba yagutandukanya cyane n'abandi bahungu baziranye yewe b'inshuti ze. Intambwe ya mbere yo kuganiriza umukobwa kandi agatangira kukwiyumvamo, ntukirengagize kumusuhuza. Ijambo mwiriwe ryonyine ni ijambo ryiza cyane, nubwo iri jambo ryoroheje ariko rifite imbaraga, ku buryo niba ufite gahunda yo kuzatereta umukobwa utagomba kwirengagiza kumusuhuza na rimwe mu buzima bwanyu. Ibi ngibi bituma niyo utamusuhuje mu minsi ikurikiyeho yibaza icyabaye hagati yanyu, bityo intambwe ya mbere yo gutuma kwiyumvamo cyangwa se gutekerezaho ukaba wamaze kuyitera. Inama ya kabiri, niba nta kiganiro uri gutekereza hagati yanyu mwaganiraho ako kanya, gerageza wige ndetse unamenye ikintu akunda kuvugaho maze uzakimuganirizeho. Ahangaha gishobora kuba ari filime yakunze kureba cyane cyangwa se yakunze kurusha izindi, amakuru y'umuhanzi cyangwa se y'icyamamare akunda n'ibindi bitandukanye. Ubu ngubu ni uburyo bwiza bwo gutangira ikiganiro, kandi buri gihe najya kubona azajya yumva mwaganira kuko yigeze kumuganiriza ku bintu yishimiye. Inama ya gatatu, kora ku buryo utaza kwiharira ijambo wenyine. Abakobwa bose aho bava bakagera bakunda kuvuga ibibari ku mutima, ariko bikaba akarusho iyo bari kuganira n'umuntu bateze amatwi. Umukobwa ni muganira ukumva azanye nk'ikiganiro cy'uko akunda kurya umuceri, biba byiza utahise umubwira nawe ibyo ukunda kurya, ahubwo ugahita umubaza utukunda kurya ibihe bindi biryo. Iyo abikubwiye urabimenya kandi nawe akumva ko hari umuntu runaka umwitayeho. Si ngombwa ko ibintu byose kandi mubihuza, ahubwo ni na byiza ko muganira mukagira ibyo mwumvikanaho ndetse n'ibyo mutumvikanaho. Ahangaha nibwo ikiganiro kiba cyatangiye kuryoha. Ikintu cya kane ugomba kuzirikana ni uko kuba wifitemo inkuru zigeze kugusetsa ari ingingo nziza abakobwa bose bakunda. Nubwo izo ngingo cyangwa se izo nkuru zaba zitarakubayeho, ni byiza kuganira n'umukobwa ukagerageza kumusetsa byibura akaba yaseka nka rimwe muri kumwe, ku buryo nazajya kubona azajya abona uri umuntu ushobora kumumara irungu. Ikintu cya gatanu ugomba kuzirikana, abakobwa bose yewe nawe abandi baba bakunda kwishyira hejuru, bazi ko hari agaciro ndetse n'imbaraga umuhungu agira ariko bo batagira. Niba rero muri kuganira n'umukobwa, gerageza umuganirize, umwereke ko hari ibyo ashoboye gukora, umwereke ko atari umunebwe. Uzasanga hano abantu benshi iyo bageze kuri iyi ngingo birekura bakavuga. Ikindi kandi ugomba kuzirikana ni uko ugomba kumwereka ndetse no kumubwira byinshi wabonye ashoboye, kuko ahangaha bizamufasha maze nawe abone yuko ari umuntu w'ingirakamaro muri sosiyete. Icya gatandatu ugomba kuzirikana, niba ushaka ko umukobwa aza kuza kugutekereza mu gihe mutari kumwe, mubwire ko hari ikintu kimwe mu bintu bye wakunze, by'umwihariko nk'icyo akunze kwambara. Ahangaha ikintu bizagufasha nuko nataha nagera mu myenda ye azabonamo wa mwenda, maze akibuka yuko wawumubwiye, maze akagutekereza intambwe yindi ukabura yiteye.
aha kandi ni nawe ugirwa inama yo kubwira kenshi umukobwa ko ukunda akantu runaka akunze gukora, niba ari uguseka, niba ari ijambo akunze kuvuga, mbese urebe uburyo utuma abona ko uri umuntu udasanzwe kuri we. Ikintu cya karindwi ugomba kuzirikana, niba umaze kuganira nawe igihe runaka jya umubaza izindi gahunda afite, nusanga zihari cyangwa se zidahari ujye uhita umusezera mbere y'uko wagusezera. Bizatuma yibaza niba utamushaka, bituma gutekerezaho cyane. Nyuma y'igihe runaka uganira n'umukobwa, ushobora kubona ko noneho nawe yatangiye kukwiyumvamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu kubivuga rero, buri muntu wese aba yifuza igisubizo cyiza aricyo yego. Ibi ngibi niyo mpamvu ari ingenzi cyane mu kugira ibyo witondera kuvuga, ku buryo umukobwa nawe bimubwira bitaza kuza kumutungura, cyangwa se ngo ube wabwirwa oya kandi nyamara uwo mukobwa nawe agukunda. Ikintu cya mbere ugomba kuzirikana, niba ugiye kubwira umukobwa ko umukunda, mubwire ko umukunda wicishije bugufi cyane. Ushobora kuba uri umuhungu wiyemera mu buzima busanzwe, kumva ko no mu gihe ugiye kubwira umukobwa ko umukunda ariko uzabigenza. Iri ngiri ni ikosa rikomeye cyane, kuko ugomba kubwira umukobwa ko umukunda mu buryo nawe ubwo aza kuza kubona neza ko ibyo umubwiye ari ukuri, atakubajije ibibazo byinshi. Icya kabiri, niba wapanze kubwira umukobwa ko umukunda, banza ugerageze wibuke yuko ibintu watekereje kumubwira uyu munsi watazi neza yuko uri buze kuza kubimubwira. Ahangaha rero nujya kubimubwira, gerageza ubanze umuganirize ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Tangirira ku magambo nawe ubwo aza gutangaho ibitekerezo, maze ubone kuza gufata umwanya wawe umubwire yuko umukunda. Kubwira umukobwa yuko umukunda, iyi nama ya gatatu ni ingenzi cyane kandi abantu benshi nibabyitaho. Ahangaha ni ugutegereza igihe cyiza. Ahantu niho ingenzi cyane, kuko umukobwa ashobora kuba agukunda ariko wamubwira yuko umukunda mu gihe kitari icyanyacyo, byose bigahita bipfa ubusa. Ahangaha rero ugomba kubanza ukazirikana ndetse ukanamenya ngo igihe cyiza ni iki. Igihe cyiza, umukobwa agomba kuba yariye yahaze ku buryo kumvira ijambo ryawe ndagukunda nta kindi kintu kirimo inzara ari buze kuza kuba ari gutekereza, bityo ube wizeye neza yuko ari kukumva. Muri iki gihe cyiza kandi, nujya kubwira umukobwa ko umukunda, jya ubanza umenye ko nta kibazo yaba afite mu muryango we, wenda nko kuba iwabo hari amakimbirane mu babyeyi, cyangwa se kuba yaba yapfushije n'ibindi nk'ibyo. Ibi ngibi bizatuma aho kumubwirira ijambo ndagukunda, ahubwo umuha ibitekerezo ndetse no kumufasha bizamwereka ko umukunda kugeza avuye muri ibyo bibazo, maze ukabona ko ubimubwira ariko ibibazo byanyu byarangiye. Nujya kuvugira ijambo ndagukunda, ntuzibagirwe kumureba mu maso. Abakobwa bose aho bava bakagera banga cyane umuntu uvuga ibintu ari gukina n'ibyiyumviro byabo, bikaba akarusho rero iyo ari mu rukundo. Ahangaha rero, niba wumva wifuza ko umukobwa yagukunda neza, gerageza n'uburyo aza kuza kubyiyumvamo. Murebe mu maso, nurangiza umuvuge mu izina, maze umubwire uti ndagukunda. Hari igihe waba warateye intambwe nziza, waragerageje kumwereka yuko umukunda ndetse ukanayimubwira neza cyane, ariko amakosa ukoze nyuma yo kumubwirira ijambo agahita aba ikibazo gikomeye, gishobora no gutuma uyu mukobwa ahita aguhakanira. Ahangaha rero icyo bishatse kuvuga ni uko nyuma yo kuvugira ijambo ndagukunda, abantu benshi bakora amakosa akomeye yo guhita babaza abakobwa ngo ese uri kubitekerezaho iki. Niba umaze kubwira umukobwa ngo uramukunda, gerageza uceceke maze utegereze wumve ijambo ari buze kukubwira, nta kindi kibazo na kimwe umubajije. Aka kanya niko kingira akamaro cyane ku mukobwa, kuko ahita abona yuko no kwihangana wabibasha, bityo bikaba byakorohera ndetse nawe bikaba byamugora cyane kuba yaguhakanira. Ngizo rero inama abahanga bagiye batandukanye, ibitabo ndetse n'imbuga